ngarukaho cyane ibijyanye no kuvuga ko ashobora kuba yarapfuye. Amakuru twarakurikiranye turagenda turayakurikirana tugera mu bitaro bavuga ko yarwariyemo kandi arembye ndetse bamwe basohotsemo rwose bamaze kumanika amaboko, tugera kuba mu rugwiro bavuga bati nyabareka rwose ararembye, nyabareka mwimusakuriza mureka abanza yoroherwe wenda muzabone. Hari umugabo umuntu wamamagaye rwose rwose mwisakuza rwose ati ararwaye ararembye rwose ati yabyumvise atahita ibintu arabimena akabirangiza rwose mwihangane, niyo muri abagabo mushaka guhangana n'umugabo mureke abanza akire none muzahangane nawe amaze gukira. Urumva ibyo byabayeho. Nyuma yaho nibwo haje kugaragara inkovu ye yo mu mpanga, mwayibonye ku kimenyetso ku kimenyetso cy'inkuru ko twashyize kuri annonce kuri kimenyetso twerekana, nawe mwarabibonye ni inkovu igaragara ahagana iburyo ahakase aho bamubaza. Noneho rero tusakisha n'izindi nkuru zivuga uburyo ki yararwaye. Paul Kagame bavuga yuko yararwaye indwara yitwa astrocytome de grade ya 4 muri grade ya 4. Nuko ni kanseri y'ubwonko, ni kanseri ifata ubwonko, ifata mu bwonko, noneho ikaba yatera nyine ibibazo byinshi cyane. Ubundi ni iyo ugeze kuri grade ya 4 nta muntu urokoka. Ariko tuvuga ngo nta muntu urokoka sukuba ko ari uko bimeze mu by'ukuri. Umuntu ararokoka ariko igihe gitoya nuko ngo bashigashe igihe gitoya cyo kubaho. Aha rero niho bibisho byatumye n'ibyibaza nuko Gaspard yavuga ati uyu muntu ari kurya nk'utazabaho, ariko ari kurya isi nk'usezera. Ibi nibyo kandi ntabwo ari byo byose. Kagame nawe ari icyo gihe arwaye yashyizeho za Twitter nyine ubona ari kuganya ariko batireka turebe aho ejo hazaza haduhishiye, sibyo? Iyo kanseri rero, iyo kanseri igeze muri grade ya 4 bavuga ko ari iyo Kagame yararwaye. Mu by'ukuri barayivura, bashobora kubaga, bashobora gukoresha ibindi bakora byitwa bya chimiothérapie n'iki, ariko mwabonye iriya nkovu ya Paul Kagame mwarayibonye mwese. Nukuvuga ko donc iyo nkovu yagaragazaga ko rwose Kagame afite icyo kibazo, Hanyuma rero nge nagiye kureba ndavuga ariko se niba barabivuze mu mwaka wa 2021 none hakaba hashize imyaka 3 aho hani ntibatubeshye, bashobora kuba baratubeshye cyangwa se kimwe muri ibyo, cyangwa se akaba yarapfuye akaba atari we tubona. Ngo kimwe muri bibi yarapfuye kuko byararangiye bakaba turi kubona umuntu ukina filime, cyangwa se asigaje igihe gito cyo kubaho. Noneho igisubizo kikaba mu kiherero, nta kindi no kujya gukora ubushakashatsi ukareba ibijyanye n'iyo kanseri. Bavuga ko iyo kanseri mu by'ukuri ntabwo ikira yimaze kugera kuri ya grade ya 4, ntabwo ishobora gukira. Ikiri hasi ishobora gukira. Kandi nanone umuntu uri munsi y'imyaka 64 munsi y'imyaka 65 aba afite amahirwe yo kuba yakoroherwa kurusha ukuze. Ariko wageze kuri grade ya 4 nkuko bavuga iriya ya Paul Kagame, bivuga ko mu by'ukuri kuba yarokoka, kuba yakira mu by'ukuri ashobora koroherwa mu gihe kitarenze imyaka 5. Reka tubirebera aho ngaho kugira ngo mutaza kugira ngo ndi kubihimba. Nukuvuga ngo nagiye gushakisha ibijyanye n'izo kanseri, nagiye kuri Société Canadienne du Cancer. Ni urubuga rugaragaza ibijyanye n'imyirondoro, urubuga nyine rwandikwaho n'abaganga n'abashakashatsi berekana mu by'ukuri ikijyanye n'uburyo ki umuntu warwaye iyo kanseri ashobora kuba yakoroherwa. Murayibona aha ngaha, statistique de survie pour les tumeurs au cerveau et à la moelle épinière. Uburyo ni nayahe mahirwe mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe yarokoka cyangwa abe yakira ku muntu warwaye iyo kanseri yo mu mutwe cyangwa se mu rutirigongo. Noneho rero hari ibyo bita survinette, ni ukuvuga ngo ni umuntu yakira. Donc représente la probabilité de survivre au cancer à l'absence d'autres causes de décès. Ni ukuvuga ngo bereka survinette, ni ukuvuga ngo amahirwe yo kuba umuntu yakira iyo kanseri aramutse adahuye n'ibindi bibazo bishobora gutuma izindi ndwara zishobora gutuma apfa, ibindi bintu bishobora gutuma apfa. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bishobora kudufasha kugerageza kwijana, twavuga ngo aba bantu banga kwijana nibo bashobora kuzakira. Muri Canada iyo survinette nyuma y'imyaka 5 pour toutes les tumeurs kubera kuri za kanseri zo mu mutwe ni 22%. Ngo abantu 22% bashobora gukira nyuma y'imyaka 5. Ku myaka bashobora kugeza ku myaka 5 mu by'ukuri. Ni ukuvuga iki? Bivuga ko hafi 22%
bashobora kuba baragaragaho iyo ndwara, iyo kanseri yo mu bwonko, bashobora kuba bakiriho nibura imyaka 5. Mu myaka 5 bashobora kuba bakiriho. Nukuvuga ngo ubaze rero guhera mu mwaka wa 2020 kujya batubwiraga ko Kagame yarwaye 21 igihe bamubagiye, ukageza uyu munsi nuko ko aracyafite nk'imyaka 2 cyangwa se umwe aho ngaho hafa ngaho. Akaba ryo bijya kuzana bya bindi bya musabye Imana ati se uyu muntu ko ari kurya nk'utazabaho aho niyo bari gusezera ku isi. Yego, ariko none reka turebe biraterwa nanone, hari izindi factor cyangwa se hari ibindi bintu nabyo bishobora gutuma umuntu aramba nyuma yo kurwara iyo kanseri. Urugero, niba ikiri kuri grade yo hasi igitangira, birumvikana ko bagifite amahirwe. Umuntu uri munsi y'imyaka 35 aba afite amahirwe cyane kurusha uyirengeje. Umuntu usanzwe afite ibindi bibazo, udafite ibibazo by'imitsi, nawe aba afite amahirwe. Ariko none reka turebe za zindi zikomeye zo mu bwonko mu byukuri. Ufate nk'iriya ya Kagame yo bita astrocytome, ariyo bavuga hariya haruguru ko Kagame ashobora kuba afite, ngo iri muri grade ya 4. Murebe neza, hari timeri n'imyaka y'umuntu, hanyuma no Sylvie, noneho nibyo bita mediane, no kuvuga ngo ugerageje hagati aho ngo abisugereranyije abantu bashobora imyaka umuntu ashobora kumara. Noneho tujya kuri grade ya 4 ahangaha, iyo bita glioblastome multiforme, niko bayita. Ku muntu uri hagati y'imyaka 20, ku muntu uri hagati y'imyaka 20 na 44, aba afite 14% kuba yarokoka rwose. Ariko akaba ashobora kubaho amezi angahe? Amezi 12 kugeza ku mezi 18. Urumva? Amezi 12 kugeza ku 18. Uw'imyaka 40 kugeza ku 54 afite 4%, akaba ashobora kuba yajya kuri amezi 18. Uri hagati ya 55 na 64 ni 1%. Nuko ngo abahirwe yo kugira ngo abe yabaho ni 1%, kandi nabwo bikaba bitarenza amezi 12 na 18. Iki cyegeranyo cyangwa se urubuga ruvuga ko nubwo bwose ibi ariko bimeze, ibi ni moyenne. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora kurenza kugira ku myaka 5, cyangwa ntayigereho akayigera munsi, cyangwa se akaba yayirenzaho gato akaba yagera nko ku myaka 6, 7. Icyo akora amahirwe yo kuba yagira imyaka 10 bamaze kumubaga cyangwa bamaze kumukorera ubwo buvuzi ni 0. Ni 0 ndetse na 0 ntigeraho. Ni ukuvuga ngo niba rero Paul Kagame koko arwaye iyi ndwara, afite iyi kanseri, ni ukuvuga ko imyaka yo kuba akiriho ku isi ni mike cyane. Bikaba byaba bisobanura ko arimo kwishimisha kugira ngo wenda nibura yumva afite kamora ariko kubaho, hanyuma rero wenda azatahe, ariko nibura avuga ati nabayeho nk'umugabo, naho kugira ngo mbe uri imbwa wabimva, ariko reka ntacyo nzagende narihaye. Ikindi gishobora kuba kigisobanura ibi, mwitegereza ukuntu uriya mwana bahise bamushyira mu gisirikari. Umuhungu we bamushyize mu gisirikare mu gihe gitoya, bamaze kumenya ko Paul Kagame arwaye. Mbere yaho ubushakashatsi bwose bugaragaza ko Paul Kagame yari yaragerageje gushakisha ukuntu yagira umwana w'umusirikare. Atangira kuri Cyomoro bamwohereza mu ishuri rya gisirikare, aragenda akayirirwa yinywera umuvinyo n'amawisiki n'abakobwa, birangiriraho. Aravuga ati igisirikare ntabwo nagishobora, kuko urumva wowe warayinywera akawisiki, ntabwo ubyuka ngo ujye kuri ntuza. Nuko hanyuma rero bafata bareba undi umukobwa, Ange Kagame we ntabwo yashaka kujya mu gisirikare, we bari bamuteguriye ko ngo agomba kuba umwamikazi. Habasigaye uriya uyu nguyu Ayani Kagame bari baranze kumushyiramo mu by'ukuri muri ntabwo byo kuba barashyizemo mbere, ariko hari cya kibazo cy'uko Ayani Kagame bavuga ko atari umuhungu wa Kagame, wa Paul Kagame. Bityo Paul Kagame akaba yumva amufitiye akantu, akaba ati uyu mwana namuka nyuma amenye yuko atari ngese, kumwa namuzamura nkamugira hejuru, ati bizagorana. Bituma bamubloka nibamushyira muri iyo myanya y'igisirikare vuba vuba. Hari hasigaye rero umwana w'umuhererezi, wa mwana w'umuhererezi muramuzi, ariko we ngo akaba ari maradifu, aho yifitiye ikibazo cy'uburwayi ku buryo atashobokana n'imyitozo ya gisirikare cyangwa se ubuzima bwa gisirikare. Uwo rero akaba yari yarwanywe muri equation kera. Ejo bundi rero Paul Kagame nyine ibyo bibazo by'uburwayi bigaragaye, iyo pronostique bayigaragaje, abaganga bari kwerekana ko nubwo afite amafaranga akabakoresha wenda maintenance, niko navuga entre guillemets, ariko ko igihe cye kitari kirekire cyo kuba kiriho kuri isi, niho bavuze bati noneho rero duhebera urwaje n'ubundi uburere urutuvuke. Uyu mwana nubwo bwose yaba ari uwa Gasana, ariko yarezwe nk'umukagame. Donc uyu mwana imbere y'amaso y'abanyarwanda cyangwa yabo tuzamwereka, uyu nguyu
azagaragara nka Kagame nubwo rwose atari Kagame. Mwibuke bya bindi twavuze igihe twari turimo tuvuga ngo abantu bakeneye leadership ikomeye. Leadership ikomeye twongeye kuyidefinisa tuvuga yuko twibutanga urugero kuri papa. Ushaka kuvuga ko kiliziya ari gatulika, ufata umuntu w'umupapa wenda w'umunyabyaha urusha n'abandi ariko ukamusengera, ndetse ukavuga yuko hari umwotsi w'umweru ngo wasohotse mu ijuru, ubundi ukamwambika ikanzu y'umweru kandi ukamwita nyir'ubutagatifu, ubundi mwese mukamufukama imbere, uwo muntu akabayobora, abasigaye bose bahita bakurikira bavuga ko ari kiliziya ntagatifu kandi ko uwo muntu yashyizweho na Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga iki rero? Iyo ushaka kubaka umurideri, ushaka ko kubaka structure ikomeye, umurideri ni ushyiraho imbaraga. Si ukuba ko umurideri aba barusha n'ubwenge, no. Si ukuba ko umurideri aba barusha n'ugihagararo cyangwa kuba barusha ubuziranenge. Ashobora kuba ari igisambo cyamaze abantu, ashobora kuba ari umuviolere, ariko mukasanga hari ikintu abarushije cyo kuba yahagarara nk'imbere y'abantu akaba yavuga ibintu, cyangwa se ko kuba yajya imbere y'abantu mukavuga ati uyu reka tumushireho ntabwo bagira, sibyo? Reka tumushireyo, mukamwambika ya ngofero, mukamwambika ya kanzu y'umweru, mukamwita nyir'ubutagatifu, mwese mukamwumvira, ubundi mukamuha ikipe yo kumugira inama, akajya imbere, abantu bajya babareba bakabatinya bati dore ihanga rikomeye cyane, bati dore structure yubakitse, bati kiliziya yubatse ku rutare, bati FPR yubatse ku rutare rwa wapi, yubatse ku mwicanyi, ariko wa mwicanyi baramufashe bamwambika ikanzu y'umweru, bamwita nyir'ubutagatifu, ubundi reka ntiwareba system igakomera. Nuko system zose zubakwa. Niba utegereje wowe kuzagira umurideri ngo mutagatifu, nawe uzabona uzamara imyaka magana n'amagana, sibyo? Ni wowe ugomba kubaka umurideri, ukamushyiramo imbaraga, ukamwambika ikanzu. N'uyu mwana rero wa Kagame, Ayani Kagame, nubwo bwose hari icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo uyu nyama ntago ari uwacu, ngo uyu nguyu ni uwa Gasana, ariko nyamara igihe cyose bazaba bamwambitse bamwita ko ari Kagame, muzarebe kamera ziba zimuriho igihe cyose habaye ibirori. Yabaye suriyetona umunsi umwe, mu cyumweru gikurikiyeho habaye liyetona, mu cyumweru gikurikiyeho ngo yagiye mu myitozo, ngo niba ari hehe musizaga ahubwo yagiye mu myitozo, yagenda mara y'icyumweru yiryamiye muri hoteli, agaruka bamwandikiye ikintu cy'igisertifika, bamugize ngo liyetona des étoiles, bamugize kapiteni mu gihe gitoya, ejo bundi bamuzamuye mu majoro, ejo bundi mu mezi 6 maza kumubona yabaye liyetona colonel, sibyo? Liyetona colonel mu mezi 6 akurikiyeho babaye colonel, namara kuba colonel icyo gihe cyose, ndetse no guhera uyu munsi wa none, igihe cyose Paul Kagame yagendera majoro bahita bamushyira ku butegetsi, yahita afata ubutegetsi, nta kundi byamera. Ngira ngo murabyumva neza uko bimeze, ngira ngo murabyumva nguko rero ko bimeze. Anga abantu barakomeza kwibaza ngo mbese uyu mugabo koko aho ntiyaba ari kurya hunjura? Uyu mugabo turebye n'ibimenyetso by'iyi ndwara, nuko ngo ibintu ni bibiri: swat abatanze aya makuru yuko rwaye iyi ndwara baratubeshye, ariko abayatanze ni abantu bamwegereye, keretse rero barashatse kutuyobya, sibyo? Ngira ngo bamwegereye abahabaye bashobora kuba barashatse kutuyobya, bakaba baratubwiye ko ari yarwaye ariko atari yarwaye. Icyo ni kimwe. Cyangwa se akaba yirwaye akaba yarapfuye, icyo nacyo kirashoboka, bakaba berekana mask. Cyangwa se akaba yirwaye akaba yigeze mu bihe bya nyuma, akaba aribyo turi kubona yuko ko umuntu ari agenda, akaba ariyo mpamvu ari kwitegura. Bene niyo yageze hari akenshi baba baramubwiye ngo uramenye urarya uhunjura, kubera yuko byanze bikunze ugiye kugenda, ugiye gusanga umuremyi, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Aha rero byose birashoboka ari bitatu, mukomeze mucane ku maso mubirebere hamwe. Reka mbibutse gukora subscribe, mukore like, kandi ibiganiro mu bihe abandi. Ngewe ndabakunda cyane, murabizi, nitwa Gahunda Chaste. Bye bye.